Uyu munsi ndagira ngo mbasobanurire uburyo ikintu cyose ari umukozi w'Imana mpora mbabwira, igikoresho cyose utunze mu rugo iwawe cyangwa naho ugera hariho hose, yaba ibuye cyangwa igiti, aba ari umukozi w'Imana Imana ishobora gukoresha itakuye no mu bantu, ukaba ukeneye umwigisha wundi kandi umwigisha muri kumwe. Iryo ni ryo somo ngiye gutambutsa uyu munsi, uburyo abantu bashakira umwigisha kure kandi ari hafi yabo. Reka turebe nk'aka kabati mbere ku buryo cyari umukozi w'Imana, ubwo urabyumvamo n'intebe byose urajya umenya ko ari umukozi w'Imana. Imana ishobora kuba yaragushyize imbere ariko utazi ubuhanuzi bwabyo. Icyo kiganiro cyo tugiye gukora, tubasobanurira uburyo ki igikoresho ufite icyo ari cyo cyose kiba gifite ubuhanuzi bwacyo n'imbuzi yacyo. Abantu mwari mukeneye ubuhanuzi buva ku bantu gusa, rero aho hantu murishuka. Imana inyurira mu bintu byinshi. Ndagira ngo mbereke za nzozi twirirwa tubasobanura z'ibintu byose, ariko nkarenzaho ikintu gikomeye nkababwira ngo ikintu cyose ni umukozi w'Imana Imana ikoresha, kandi ikintu cyose ni umwigisha. Wakwigisha ugafata neza ukamenya, utagombeye gushaka umuntu ukwigisha. Wowe ubwawe ibyo utunze mu rugo iwawe n'ibyo ufite n'imyambaro byakwigisha. Reka tubereke kandi tubahe urugero rwiza cyane. Nk'ubu murabona akabati muri rusange, tugiye kukaganiraho n'ibikoresho birimo byose muri rusange. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, tubereke uburyo buri kimwe cyose. Hano murabona intebe, agace kamwe n'ibindi muragenda mubibona. Nk'ubu hano urabona aka kabati tugiye kukavuga. Aka kabati ni kimwe n'ikindi gikoresho waba ufite icyo ari cyo cyose, ariko ndagira ngo nkwereke uburyo cy'ubuhanuzi wari ukeneye waba uri iwawe. Ku gikoresho icyo ari cyo cyose ndaguhaho bike hano ngusobanurire uburyo ki umukozi w'Imana yari umutica ugomba kukwigisha. Ukeneye umwigisha wamenya ko umwifite iwawe udakeneye ubundi wo hanze. Reka dutangire rero. Aka kabati icya mbere gasobanura ibintu bitatu. Ibintu bitatu. Icya mbere gasobanura umutima w'umuntu, nicyo gashushanya umutima w'umuntu, kagasobanura umutima w'umuntu afite. Kabiri ni ububiko bw'umutima, nicyo gashushanya kandi nacyo kanasobanura. Gatatu kagasobanura ububiko bw'agakiza. Umutima w'umuntu, ububiko bw'umutima, ububiko bw'agakiza, nicyo gasobanura. Kimwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyaba gifite ububiko, icyo ari cyo cyose gifite mu bubiko mw'imbere. Aha mw'imbere nicyo hashushanya, yaba icupa, yaba igikombe, yaba icyo ari cyo cyose mureba, gisobanura ibintu bitatu iyo gifite ububiko nk'ubwo ngubwo. Niyo cyaba igikombe, icyo ari cyo cyose iyo gifite ububiko mw'imbere indani, kiba gisobanura ibyo bintu bitatu: umutima w'umuntu, ububiko bw'umutima, ububiko bw'agakiza. Reka rero dutangire tubasobanurira icyo cyari icya mbere, nicyo bisobanura. Kimwe n'ikindi cyari gifite ububiko icyo ari cyo cyose. Akabati murabona ko kabika ibintu byinshi, ariko ikosa udashobora gukora kandi mu rugo iwawe ni uko udashobora kubikamo ikintu kitogeje. Kubera iki utabikamo ikintu kitogeje ahubwo ukabikamo ikintu cyogeje? Kuki udatinyuka kuvuga uti yenda iki gikombe nticyogeje, reka ngishyiremo hano ikibiki? Ntibishoboka. Kuki utavuga uti yenda Jacques, ukavuga uti ndayibika itogeje, ariko byanze bikunze uyibika yogeje kandi isuku isa neza. Kubera iki utayishyiramo itogeje? Ukurikire wumve ikiganiro ukuntu kiryoshye cyane kandi kirimo impuguro zikomeye n'ubusobanuro. Teremusi ntushobora kuyibika utayogeje, cyangwa ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose cyaba kirimo. Kandi nayo nyine kubera ko ifite ububiko, isobanura bya bintu bitatu: umutima w'umuntu, ububiko bw'umutima, ububiko bw'agakiza. Ariko uravuga uti nmaze kuyoza, reka nyibike neza. Noneho warangiza ukaza ugafata isiyete, ndafate isaha, ukayoza neza. Ni nk'urugero, yenda twifashishe yenda akaba ari nk'intuza, yenda ibi tuvuge ati yenda ni nk'icyogesho.
example nk'urugero tubigereranye n'icyogesho. Uragenda ukajya mu mazi, wamara kujya mu mazi ukoza, wamara koza ukaza hano ugahanagura, wamara guhanagura ya mazi wayanitse neza ukayishyiramo mu bubiko bwa mu kabati, ukakabika, n'ibindi byose ukabigenda ubigenza gutyo. Nk'urugero nayo ushobora kuyifata ukabanza ukayoza, uza kwibikamo hano ari uko wamaze kuyoza wanayanitse neza wanayihanaguye nta mazi ariho, warangiza ukavuga waterekanye ibiri. Yenda nayo turayibitse, washyiramo hari ugakinga, sibyo? Reka tugumye tubereke. Nk'ubu hano dufite ibasi, ariko iyi basi irimo ibyombo bitogeje. Ibyombo bitogeje tubifate tuze hano. Ntabwo wafata nk'ubu hano uruhande rw'akabati cyangwa muri salo uvuga uti yenda ndaza mbyogereze hano. Example ni nk'urugero, usige isabune, uvuga uti yenda imaze kujyaho urufuro. Ibi bintu bitogeje ntabwo ushobora guhita ubifata ngo ubishyiremo hano, ntibishoboka. Gutya bigitose cyangwa se ibi byose bimeze gutya ngo uze guhita ubifata uvuga uti rwose ngiye guhita ko mbishyira hehe mu kabati. Ntiwabishyiramo aho ariho hose, ntiwabatereka mpita mbishyiramo mbibukingemo. Kubera iki utabikora? Impamvu niyo ngiye kubasobanurira y'ubuhanuzi bukomeye. Ahubwo urabifata ukabatereka mbijyane hanze cyangwa mu gikari bagiye kubyogerezayo, ukabijyana, wamara kubijyana ukigarukira. Muri cya gihe ugarutse nibwo uvuga uti noneho irogeje, nanayihanaguye nanayanitse, warangiza ukayishyiramo ukayibukinga hano cyangwa se n'ahandi ushaka. Tuyishyiraho aho tubonye nta kibazo. Mu gihe tuyishyizemo hariya twaba tuyibitse, hari impamvu. Impamvu tuyibitse nuko twamaze kwitunganya. Noneho isomo ririmo rikomeye, uko utatinyuka ngo ufate bya byombo bitogeje ngo bishyiremo hano kuko bikiriho imyanda, niko utagomba gufata umutima wawe ngo uwushyiremo ibizira, uwinjize mu icyaha. Kuko icyaha ni ryo co Bibiliya yavuze. Icyaha niwo mwanda dushyira muri twe unukira Imana, tukaba twawushyize mu mitima yacu. Kandi umutima wacu ugereranywa n'aka kabati, ko akabati nabwiye ko gasobanura umutima w'umuntu, ububiko bw'umutima, ububiko bw'agakiza. Uko niko ugomba kwirinda kuba wafata imyanda ngo ushyire mu mutima wawe. Ahubwo uragenda ukajya kwimena hanze cyangwa ukabikorera hanze, ariko ukabizanamo bimaze gusukurwa neza, bisa neza, kugira ngo utaza kunutsa kano kabati kakanuka. Kubera iki? Umunuko w'ibiryo. Ariko urabifata ukabanza ukabisukura neza, byose bikaba bikeye. Uku niko Imana ishaka ko umutima wacu tugomba kuwubukingamo ibintu byiza, bihumurira neza, bibereye byiza, ariko apana kuwushyiramo ibizira. Iyo winjije icyaha muri we, nicyo kigiranwa n'iriya myanda twarebaga yavaga kuri rariya masahani, akabasha kuba ubishyizemo hano yanutsa akabati. N'umushyitsi waza kugusura muri sari wawe ntabwo yahicara, kandi nawe ubwawe umunuko w'ibyo biryo biri ku masahani ntiwakongera kuhicara cyangwa ntiwahaguma, ntiwunabyihangane n'agahe gato, cyangwa bikagutera n'indwara. Uku wumva ushaka kuba utaturana n'umwanda, kuryo wumva utaturana n'umwanda n'ibizira, niko n'Imana idashaka umutima wawe uwushyiramo ibyaha binukira.
niko yumva idashaka ko ibizira, ibyaha dukora bidakwiriye kugera mu bubiko bw'umutima, kuko umutima wacu dufite Imana yaduhaye ni biro y'Imana. Iyi ni biro y'Imana. Niyo mpamvu yabwiye Dawidi iramubwira ngo natura ahantu he, ni hantu he naruhukira. Nuko yari amaze kwinjiza icyaha muri we, Imana iburahitura iburahikorera. Kandi yabivuze mu rw'Abikorinto mu bice bitandatu murongo wa 14, aravuga ngo nzagendera muri mwe, nkorere muri mwe, nzaba Imana yanyu, namwe muzambera abahungu n'abakobwa nanjye mbabere so. Urumva aho ya biro y'Imana turayihumanije kubw'ibizira twinjije. Ukutashyira ibintu byanduye mu kabati ahariho hose, niko idashaka ko umutima wacu twawushyiramo ibizira, niko idashaka ko umutima wacu twashyiramo ibihumanya umuntu cyangwa se bigatuma byanaturimbuza. Niyo mpamvu umutima w'umuntu akwiriye kuwushyiramo ibyiza bikagumamo, ugashyiramo umutungo wa mbere bita Kristo, ugashyiramo umutungo wa mbere bita ubumana buri muri wowe, nk'uko yavuze hano 15:7 ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka. Dawidi abivuga muri Zaburi 119 umurongo wa 11, aravuga ngo uko nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Urumva ufata kugira ngo icyo usaba nawe cyemerwe, nuko Kristo aba muri wowe n'ijambo ryayo rikaba muri wowe rigwiriye, nawe rero aba ari muri wowe. Cyagiye icyo usaba uwubwira aba ari muri wowe, ntabwo ujya kumushaka hirya no hino, ahubwo aba ari muri wowe. Rero aka kabati nako niyo mpamvu ugakora mu giti, ariko ari umuhanuzi uguhanurira ko ari umutima wawe wakabaye wakagiyemo ibyiza gusa, ahubwo ukirinda kuwushyiramo ibibi ukawushyiramo ibyiza gusa. Niyo mpamvu uzasanga ibikoresho byose ushyiramo ibintu bisukuye. Nk'iyi nido, ni urugero, nk'iyi nido harimo wenda amata, ariko harasukuye, n'akabati karasukuye, ugashyiramo ibikoresho byose bisukuye. Nk'uko twabivuze, n'iyi jake irasa neza kubera kirasukuye. Niko ibi uko ubibukingamo gutya ukabishyiramo imbere, warangiza ugakinga, nta muntu ushobora kuzamo. Niko rero uko wifuza ko haba mu ibyiza, niko n'Imana ishaka kutuza mu ibyiza muri we. Imbaraga z'umwuka wera, agakiza, impano zayo, ubumana, ijambo ryayo, buri kire kitu, kwishimira abantu, urukundo bigatura hehe muri wowe. Niyo mpamvu yavuze mu Befeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza 18, aravuga ngo mutware intwaro zose z'iburyo n'ibumoso, nizo muzabasha kuzimisha imyambi yawe mu biyaka iki umuriro. Intwaro zose zikaba ziri muri wowe indani z'Imana zibukinzemo. Niko ibi bikoresho ubukingamo. Buri kintu cyose kiba gifite ubusobanuro bwacyo. Kukibukingamo kiba gifite isuku, gikoreye isuku. Uko niko Imana ishaka ijambo ryose wakura ku bantu no ku bandi no ku bandi igomba kuba ari isuku, itari byiza ukarireka. Ukabukingamo urukundo muri wowe, ibyishimo, umunezero, niyo umubabaro wazamo, ariko atari impamvu z'uko ari ikibi wakoze, ari biturutse ku Mana. Nk'uko yabivuze muri Luka 17:1, aravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko hagowe uzabyizanira, ngo bigiranwa nuko yakambika urutyo mu izosi akarambirirwa agatagwa mu nyanja. Icyo uzaniwe n'Imana wemerewe kucyakira, icyo wizaniye ugomba kucyanga. Icyo wizaniye nicyo kikubera ingaruka y'icyaha, icyo ukoze wirwaniriye. Ariko icyo Imana ikuzaniye ni ikiba kikwigisha ibyo ukwiriye gukora, cyangwa uburyo Imana ishaka kugutoza kugira ngo ukore ibyayo neza. Niyo mpamvu uzasanga gafite ububiko, ugasanga ububiko gafite gabukinzemo ibintu byinshi bitandukanye. Kubera iki? Kubera ko gafite ububiko, nyine ni ububiko bw'umutima. Niyo mpamvu igihe cyose uzamenya ngo ufite akabati karaguhanurira, ukamenya ko gafite ubuhanuzi bumeze gutyo. Ushobora nko kubona imeza nayo ibisobanura amasezerano n'imigisha, intebe zigasobanura icyubahiro, ubutware, Imana bigiye kuguha n'icyubahiro iyo zisa neza, zikoze neza, zikongera zigasobanura amasezerano n'imigisha. Rero bya bintu byose uba ufite, n'umwarimu ugomba kukwigisha ukamenya ko wa mwarimu afite ubuhanuzi, afite ubusobanuro bw'ikintu cyose ukeneye kugira gute, ukeneye ku Mana. Nibwo uzasanga ibintu byose bibasha kuba bifite ubuhanuzi,
bwabyo. Rero wowe muvandimwe nkurikiye, akabati ni icyiciro kimwe cy'ibyo tugusobanuriyeho, ariko n'ibindi byose biba bigiye bifite umutica. Nk'ubu n'urugero, reka tuvuge kuri uyu mwambaro nambaye. Uyu mwambaro nambaye ufite ubusobanuro. Ngiye kubaha nk'ibintu bitatu. Nk'uyu mwambaro n'urugero, ubwo nawe uhita utekereza kuwo wambaye ufite ubwawe. Nturebe kuri gusa ndi kukubwiraho, urebe no kuwa ufite. Uyu mwambaro uwugura amafaranga yawe, ukagenda ukawugura amafaranga yawe wakoreye. Ariko hari isomo ushaka kubamo ry'umwambaro rikomeye cyane. Iyo uwuzanye ukawambara ukandura, uragenda ukawufura. Iyo uwufuze urongera ukawambara, ukongera wakandura, ukongera ukawufura kugira ngo uveho ya myanda. Noneho iyo ushaje ubigenza gute? Iyo uyu mwambaro ushaje, wowe unkurikiye ubigenza gute? Iyo umwambaro ushaje ukora ibintu bibiri. Kimwe, ushobora kuwujugunya cyangwa se ukaba wawutwika, ariko abenshi barawujugunya. Ikintu ushaka kukubwiramo cy'ingenzi rero, gikomeye, cy'isomo rikomeye, nuko uyu mwambaro hari ubuhanuzi ukwigisha, hari ubuhanuzi ukubwira utaruzi, ngiye kugusobanuriramo. Uyu mwambaro ushobora kuba ufite ubuhanuzi utarubuzi, aribwo ngiye kugusobanurira. Ushobora kwibaza ngo nubuhe. Icya mbere, mu gihe wa mwambaro iyo ushaje uwujugunya cyangwa ukawutwika. Kwa kuwujugunya kwawe, uyu mwambaro warawambaye. Kwa kuwambara uhisha ubwambure bwawe uko uteye wese, kuva hasi kugera hejuru cyangwa kuva hejuru kugera hasi. Mu guhisha ubwambure bwawe ntiwigeze uvugwa uko uteye. Imana iwukoresheje ukavuga, wagenda ubwira abantu uko uteye, ariko urinda uwujugunya utarakuvamo ngo ukuvuge uko umeze. Naho uwujugunya upfana ibanga, urinda usaza ugipfanya ibanga ryawo ryo kutavuga uko umeze, uko uteye n'uko uri. Ukabika ibanga, ukakubikira ibanga. Ariko mugenzi wawe mubana cyangwa se muziranye agenda kuvuga hanze buri kanya, akakuvuga n'uko utari, akanahimba n'ibindi bitariho, akakuvuga uko uteye n'uko utateye. Ariko uyu mwambaro kuki umurusha kubika ibanga? Kandi Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, ikamurema imutandukanije n'ibindi bintu byose. Ariko noneho umwambaro umurushije kubika iki? Ibanga. Ariko umwambaro urinda uwujugunya utarakuvamo, utarakuvuga hanze. Ubwo urumva ari umuntu ari n'umwambaro, igifite agaciro ni iki? Icyo gihe umwambaro ubitse ibanga. Kandi noneho wa muntu ntiyakubikiye iki? Ibanga. Ubwo ari umwambaro kurinda uwujugunya utarakuvamo, utarakumenera ibanga ry'ukuntu uteye, ry'uko umubiri wawe umeze. Ubwo ari umuntu n'umwambaro w'icyaba gifite agaciro ni iki? Ubwo birumvikana ko umwambaro waba urushije umuntu agaciro kuko wabitse ibanga, ariko umuntu ntakubikira ibanga. Abo rero uhita wumva yuko umwambaro n'umuhanuzi uguhanurira kubika ibanga, akakwigisha kubika iki? Ibanga. Akakwereka ko urinda upfana ibanga ryawe utagaragaje ubwambure. Imana iwuhaye ububasha bw'uko wavuga n'ucyo wambara, n'uko biteye, n'uko ubigenza, n'uko umeze, buri kantu kose, kuko uba uri ku mubiri wari wo wose. Iryo ni isomo ry'umwambaro ajyana mbereke. Ikintu cyose ni umuhanuzi, ikintu cyose ni umukozi w'Imana. Iyo mwumva mbivuga rero mba ngira ngo mbabwire ko Imana yatwigishije ikatubwira buri kimwe cyose. Rero ujye umenya ngo umuhanuzi wari ukeneye, umwigisha wari ukeneye ari iwawe, n'ikintu cyose ufite ni umuhanuzi. Ndaga ngenda mbabwira buri kintu icyo gisobanuye n'ubusobanuro bwacyo nk'uko ngenda mbibabwira. Ariko noneho kenshi mu gihe nzajya mbona uburyo nzajya mbereka, turi gukorana video tubigaragaza, tubireba uko bimeze. Rero uwo ni umuhanuzi uhanura mu buryo butandukanye. Nk'ubu reka twifashishe yenda nk'iyi ni meza n'urugero. Iyi meza yenda murimo murayireba. Iyi meza ufate yenda niyo yaba ari nini yayo, cyangwa ntanze urugero kuri intoya. Iyi meza Imana yuhaye ubasha bwo kuvuga. Buri munsi biri guterura ibishyushyu bikura ku mashyiga, ukaza ugaterekaho. Ugaterura amasororo ugaterekaho. Ugaterura buri kimwe, amasahani arimo ibiryo bishyushyu ugaterekaho.
ubuhanuzi bwayo rero ngubu, iyi meza ihaye ububasha bwo kuvuga, yakubaza impamvu uhora uyiterekaho ibyo kurya bishyushye ntivuge, ikaba ifite ibanga ry'uko ifite impano yo kwihangana, ariko wowe kwihangana n'akanya gato birakunanira, ariko irinda isaza itaravuga ububabare bw'ibintu bishyushye uhora uyiterekaho, igapfana ibanga ikarinda isazanye ibanga ry'ububabare bw'ubushyuhe uhora uterura ku ziko ugashyira mu masorori ukaza ugaterekaho. Kwa guterekaho irashyushye isorori ariko uteretse ku imeza, kandi iki ni igiti Imana yaremye, mu kukirema nacyo gifite ubuzima, nubwo yenda gishobora kuba kidafite ubugingo, ariko Imana igwishure wasanga igikoresheje gifite umumaro mwinshi. Agaciro kacyo nacyo iyo ugitwitse kirashya, kandi nawe iyo agashira kagukozeho urashya, ariko noneho iyi meza ibanga ikwibutse cyangwa se ubuhanuzi kwibutse cyangwa ikubwira ni ukubika ibanga, ni ukwihangana. Imeza irihangana ikazarinda isaza yihanganiye ubushyuhe uhora uyiterekaho, ikazarinda isaza itarigira itaka. Ibikwigisha guceceka, ugacecekana ikibazo, ugacecekana ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, ukihangana nk'uko imeza yihangana. Ibikwigisha kwihangana, kuko buri munsi uhora uzana ibyo kurya bishyushye ukayiterekaho, n'ibidashyushye uyiterekaho ikagufasha, ariko ntigisakuza. Imana yihaye ububasha bw'uko yavuga, yakubwira ububabare bw'imyaka yose yihanganiye ibishyushye, igatega umugongo ugaterekaho buri munsi, ugaterekaho, ariko iraceceka imera nk'intama itavuga, igashiririyo. Ubwo Imana ishyize ku munzani ikavuga iti iyi meza ko yihanganye ikihanganira buri kimwe, wowe kuki unanirwa no kwihangana n'isaha imwe cyangwa n'iminota ugasakuza mu kigeragezo, kandi imeza yihanganiye ikigeragezo cy'ubushyuhe ihora ihura nacyo? Aho hantu wibaze, wumve n'uburyo iki kintu cyose ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana uduhanurira akatubwira buri kirekire. Rero ikintu cyose Imana ishobora kukikuzanira mu nzozi ukayoberwa ikikubwiye, ishobora kukuzanira akabati ukayoberwa ikikubwiye, ishobora kwereka intebe ukayoberwa ikikubwiye, n'ibindi byinshi bitandukanye. Kandi iyo ikaba ikoze ikintu bita kuguhanurira, ikaguhanurira ikoresha umuhanuzi w'igikoresho runaka, we ntubimenye, ukakirota mu nzozi ariko ntumenye icyo bisobanuye. Niyo mpamvu mbagira ngo mbivuge, bisobanure, nanabibereka buri kimwe cyose, tuzaba tugenda tubereka buri kimwe kugira ngo murusheho kubisobanukirwa. Mu nkundi rero maze mbabwire ngo buri wese agira umwete wo kugira ngo ahore ashishikarira kwita ku nzozi agira, cyangwa iby'Imana yakuzanira mu nzozi n'ahariho hose, yerekwa, hishurirwa no mu bindi byinshi, kuko buri kintu cyose gifite umuhanuzi wacyo. Kiba kirimo umuhanuzi, kiba kirimo umwigisha, kiba kirimo imbuzi yacyo, kiba kirimo ubuhanuzi bwacyo. Imana rero yakoresha abantu cyangwa igakoresha ibintu. Niyo mpamvu yavuze ngo yategeka ibiti n'amabuye bikayikorera, abantu batayikoreye, ariko impamvu idahita ibikoresha nuko igifite abayumvira. Noneho ahubwo ikabituzanira mu nzozi muri rusange, bino byose n'ibindi, kugira ngo itumenyeshe ikintu ishaka kutubwira. Iyi meza itumenyesheje kwihanganira buri kimwe cyose, ikakubwira ati wowe kuki utihangana. Imana yivugishije yakubwira ububabare bw'imyaka myinshi irinze isaza yikoreye. Akabati nuko, intebe nuko kuyicaraho, n'ibiki ikazarinda isaza, ariko irihangana. Imana ifite ububasha bwo kubikoresha. Iyo ibikoresheje bikavuga, abantu twebwe twatsindwa turi benshi. Niyo mpamvu wongera ukunda Imana, wongera umenye ko ikorera muri byose kandi ikihanganira byose. Ndabakunda rero, maze reka mbabwire ngo nakagaruka mu biganiro bindi bikurikiyeho. Ciao ciao.